Mwongeye kwirirwa neza, ndabashoboje cyane mwe mukurikiye kino kiganiro. Nk'uko bisanzwe nitwa Emmanuel Uwimana uzwi ku izina rya Emmy Simple, nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo bitandukanye biganisha umuryango nyarwanda. Uyu munsi nk'ibisanzwe muzi ko tumaze iminsi ndimo kubasomera igitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi, aricyo iki ngiki Ikiguzi cy'imbabazi, cyanditswe na Emmanuel Uwimana muri uno mwaka w'ibihumbi 2021. Ni igitabo kivuga ku nkuru y'urukundo, inkuru yitwa Ikiguzi cy'imbabazi, irimo umukobwa witwa Umurungi na Mbabazi na Keza n'abandi benshi batandukanye bavugwa muri ino nkuru. Ni igitabo rero kigizwe n'ibice 12. Nkaba narabasomeye igice cya mbere, mbasomera igice cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu, cya karindwi. Ubushize twasubitse maze kubasomera igice cya karindwi. Uyu munsi rero ndashaka gusubukura basomera igice cya 8. Ni inkuru nziza, ibabaje, ishimishije ku ruhande rumwe, ariko irimo amasomo. Isomo ryitwa ngo ni ikiguzi cy'imbabazi. Ese wowe ugira imbabazi? Wigeze ugirirwa imbabazi se? Ndimo kukwibariza. Nukurikira iby'iyi nkuru uzayirangiza uzi neza, wamenye neza ikiguzi cy'imbabazi ni iki. Duherukana ubwo Keza nako ubwo Murungi yari afite ibibazo bitandukanye. Yibazaga ubwo Sugira wari waramuhemukiye akamutera inda akamutererana, yari yamuhamagaye amusaba yuko yakwemera ko bakongera kubana, kubera ko uwo mugore yari yarashatse nawe bari bari mu nzira zo gutandukana. Keza yari afite ibibazo byinshi, yibazaga ahantu azahera iby'iyo nkuru ayibwira Mbabazi. Yewe yahoraga yibaza icyo yakora kuko atashakaga kuzongera guhura na Mbabazi na Sugira kubera ibibazo byinshi yari yaramuteje. Duherukana rero turimo kwibaza ibibazo bikurikira. Wowe utari uhari nawe nabikubaza uno mwanya, cyangwa se ukazabanza ugakurikira ibice byabanjije kugira ngo uzumve icyo nashaka kubaza, cyangwa se ukazashaka igitabo ukakisomera uciye kuri website yacu www.umurunga.com, cyangwa se ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, aho ujyaho ukandika Emmy Simple Uwimana cyangwa Emmy Simple, haba kuri Instagram, Twitter, Facebook, Instagram na YouTube. Hose aho tuba turiho twagufasha ukabona icyo gitabo, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788892053. Ngo twari turimo twibaza ngo ese ari wowe wakora iki? Wakomeza kwituriza ugategereza ko umukunzi wawe azakubwira ibyamubayeho? Ese nawe wafata icyemezo cya Mbabazi ukajya kumureba imbonankubone akakubwira amashirakinyoma? Ubaye se ari wowe Umurungi, Mbabazi aje, wamubwiza ukuri cyangwa wamubeshya nawe akazikuriramo ibye? Wakwemera ubusabe bwa Sugira ukirengagiza inabi yose yakugiriye ukamubabarira? Ni iki watanga nk'inama kuri nyina wa Cyomoro wari ugeze mu mayira abiri yo guhitamo hagati ya Mbabazi na Sugira? Ese Mbabazi we namenya ukuri azabyitwaramo gute? Nagusabaga gukurikira igice cya 8 cy'iyi nkuru kugira ngo wumve ibikurikira. Nyemerera rero cyangwa munyemerere mwebwe mukurikiye kino kiganiro twinjire mu gice cya 8 cy'iyi nkuru. Bibutse ko iyi nkuru ari inkuru y'urukundo, inkuru ndende igizwe n'ibice 12. Ubwo rero tugeze kubasomera ku gice cya 8. Nyuma yo gushoberwa kugeza aho yari atangiye kujya agenda yivugisha mu nzira, yewe abantu benshi bamubonagamo ibibazo, kugeza n'aho abarwayi yakiraga wasangaga ababwira nabi. Nyamara bo ntibari bazi ikibazo kimuvuna umutima kikamushengura ijoro n'umunsi, kimutera kuvuga nabi.
Iteka yatekerezaga ukuntu Sugira yamwangirije ubuzima akumva kubana nawe kwaba ari guhereza amasasu uwaguhushije. Yakundaga kuvuga ati noneho yanyica rwose, nta kabuza, oya sinabana nawe. Mu kandi kanya agatekereza ineza yagiriwe na Mbabazi akumva udakwiriye kumubabaza. Akongera ati aho guhemukira Mbabazi ngo njye kubana na Sugira, ahubwo nahitamo kuva kuri iyi si. Sinabikora rwose, nakwipfira nkabaho kuko sinakwifuza gukomeza kubana, sinakomeza kubaho nitwa umuhemu. Iyo yinjiraga muri icyo gihome, iteka yaburaga amahoro agahinduka umureba. Ntiyari akiyitaho nk'umubyeyi wasangaga aza ku kazi atoze, yewe rimwe na rimwe ntanasokoze. Mbese imico ye n'abari bamuzi babonaga yarahindutse rwose. Bidatinze inshuti ye Keza yarabibonye, yigira inama yo gutera intambwe agasanga Umurungi, akamuganiriza akamenya ikibazo afite mu by'ukuri cyatumye ahinduka. Ku mugoroba umwe barangije akazi, asaba Umurungi ko yamuherekeza bakajyana gutembera mu gasantere kari hafi y'aho bakoreraga. Undi abanza kubyanga, ariko kubera ukuntu yubahaga Keza arabyemera, ariko yongeraho ati ntidutinde kuko ndumva ntameze neza. Nuko bagezeyo baka fanta ndetse basaba na Mucoma kubashyiriraho umushikaki. Ntibyatinze Keza atangira kubaza Umurungi ikibazo yari afite cyatumye agahindura n'imyitwarire. Mu kazi twese niko kumubwira ati mu kazi twese twarabibonye, twibaza ibibazo ufite birenze ibyo wari ufite ukigera hano tukabiyoberwa. None ubu urimo gutegura ubukwe na Mbabazi, ufitiye icyizere ko muzagira urugo rwiza, ni iki koko cyatumye uhinduka nshuti? Rwose nta kindi cyatumye ngusaba uyu mwanya ngo tuganire. Nanze kubikubariza mu kazi kuko nabonaga bitakorohera. Nanze kuza iwawe cyangwa kugutumira iwanjye kuko abantu bari kuturogoye. None ndakwinginze icyo mbwira, ndahari ngo ngufashe ibishoboka byose. Keza akimara kubwira ibyo byose Umurungi, undi yahise aturika ararira. Kwihangana no kwiyumanganya biranga. Keza nawe yahise yikanga ati ngaho rero Muro, ceceka icyo mbwira ahubwo. Rwose sinkubajije ibi ngira ngo ngukomeretse, ahubwo ndashaka kumenya ikibazo ufite ngo mbashe kugufasha kugikemura. Undi niko kumubwira ati uzi ko Mbabazi ahora ampamagara ambaza ikibazo ufite, nanjye nkabura icyo mubwira. Nibajije akamaro k'ubucuti twaba dufitanye ndakabura pe. Niba ntabasha kumenya ingorane ufite ngo dufatanye kuzishakira inyishyu, ni iki naba nkumariye? Ngaho mpawe icyo mbwira ngo uteze yombi. Nuko Umurungi arihanagura maze atangira kubwira Keza byose. Ati ubu ndeba ndiho ntariho mwana wa mama. Numva narapfuye mpagaze kubera Sugira na Mbabazi. Uzi ko cya gisimba nako ya nyamaswa ngo ni Sugira yagarutse mu buzima bwanjye. Akivuga ibyo yarongeye araturika ararira. Maze Keza arahaguruka akurura agatebe yegera Umurungi, amwegamiza mu gituza ati tuza muvandimwe, humura rwose turi kumwe, ntacyo azagutwara duhari. None se byagenze gute? Arashaka iki? Undi n'umubabaro mwinshi ugaragara mu maso ye amubwira byose uko yari yarabibwiwe na Sugira kuri telefone. Yongeraho ati arashaka ko nongera kubana nawe kandi nawe urabizi aho ubukwe bwanjye na Mbabazi bwari bugeze. None ubu nabuze icyo gukora pe. Mbabazi arampamagara nkabura icyo mubwira. Nabuze aho mpera mubwira iyo nkuru y'incamugongo. Kandi ikiyongereye kuri ibyo, Sugira yambwiye ko nibeshye nkabana na Mbabazi tutazegera
tugira amahoro akiriho. Keza uriya mugabo ngo ni Sugira ni umugome nako ni inyamaswa, ndabizi yabikora, yatugirira nabi pe, kandi rwose sinifuza kuzabona Mbabazi ababara ku bwanjye. None rero mwana wa mama, icyo ngira inama mbigire nte koko? Natekereje kwiyahura ngo byibura nigendere maze bose bambure, ariko naterera akajisho kuri Cyomoro nkabona nabamusigiye agahinda katagira uko gasa. Nakongera gutekereza Mbabazi n'imbabazi yangiriye nyuma yo kubabazwa n'ibyanjye, nkumva nawe nabamutereranye maze nkamuteza bisi. Akimara kuvuga ibyo yahise yongera araturika ararira, ari nako asubiramo ya magambo yakundaga kuvuga agira ati, ariko mana wandemeye iki koko? Kuki? Kubera iki njyewe? Kuki iteka ngira ngo mbonye ibyishimo bikaba iby'akanya gato nka ka kazuba k'akayagirizo? Ako kanya Keza akimara kumva ibyo, kwihangana nawe byaramunaniye, araturika ararira. Mbega abakobwa bababaye, barayamennye habura uwahoza undi. Mu gihe bakiri muri ibyo, Mucoma yahise ahinguka abazanira mushikaki bari bamusabye, niko kwiyumanganya bati, ko wari watinze Muco, uzi ko utumye turara mu kabari neza neza? Undi ati, muratubabarira twagize abakiriya benshi, ariko ubutaha ntibizongera. Abirambika ku meza arigendera. Abandi nabo no kwihanagura amarira batangira kurya ariko bitarenga umuhogo. Nibwo Keza yakomezaga abwira Umurungi ati, mwana wa mama, neza neza ndumiwe, ahubwo wari amabuye pe, iyaba njye mba narirutse mu muhanda neza neza ngatoragura amashashi. Umbwiye ibyawe mpita nibuka neza neza ibyigeze kumbaho ubwo nigaga muri kaminuza. Nakundanye n'umusore witwaga Cyuzuzo, yari umusore mwiza, wambaraga neza kandi akunzwe mu kigo hose. Wasangaga abakobwa benshi bifuza gukundana nawe. Akagira ubwenge mu ishuri. Twamenyanye duhuriye mu muryango w'abanyeshuri twabagamo twembi. Twakundaga guhurira mu biganiro bitandukanye. Nuko aza kunsaba urukundo. Ntashidikanyije naramwemereye kubera ukuntu yari umusore wifuzwaga na buri mukobwa wese. Gusa ibindi byose yari abyujuje, ariko nta mwanya yagiraga kubera kuba mu bintu byinshi, haba mu kigo ndetse no hanze. Kuko we yigaga ataha iwabo, wasangaga kumbonera umwanya byaramugoraga cyane. Nk'iyo namusabaga ko byibura twaza guhura nyuma y'amasomo cyangwa se muri wikendi ngo tuganire inshuro nyinshi, yambwiraga ko nta mwanya afite. Ibyo byarambabazaga cyane, nkumva ndi jyenyine. Cyamuro, umbabarire kuba nkubwiye iyi nkuru, sinkurambire kuko ifite isano n'ibyawe kandi ishobora kuza kudufasha gufata umwanzuro ukwiye ku kibazo ufite. Umurungi ati, komeza ndakumva. Keza yakomeje amubwira ati, sinkubeshya nubwo nabaga nubashywe n'abakobwa bose n'abandi babaga bazi ko nkundana na Cyuzuzo, ariko njye sinari nyuzwe n'urwo rukundo, kuko umukunzi wanjye sinamubonaga uko bikwiye cyangwa igihe mushakiye. Gusa nakomeje kubyihanganira. Rimwe na rimwe nagira ngo mwandikiye musaba ko twazatembera cyangwa yazanshakira umwanya mu mpera z'icyumweru ngo tuganire, akambwira ko atazaboneka. Nakomeje kwihanganira ibyo byose hashira iminsi. Umunsi umwe rero tuza kujya kureba umupira. Ishuri ryacu ryari ryakinnye n'ikindi kigo cyabaga mu mujyi wari wegeranye n'uwo twigagamo. Nuko ubwo twari ku mupira naje kubona umusore mwiza, Muro, yasekaga neza ndabigutuye. Icyo gihe yarimo yogeza umupira, narebaga ibyo arikora byose, ukuntu aduserereza, ntakubeshya natwawe n'inseko y'uwo musore. Nuko nanjye sinamenye ukuntu natwawe n'ubwo bwiza bwe, nisanga muhagaze iruhande.
aho kogeza ikipe yacu ahubwo mfatanya nawe kogeza ikipe yabo, cyane ko abafana babo bari bake ugereranyije n'abacu. Umurungi acishamo araseka ati ibaze koko urukundo we, ubwo se bagenzi bawe bumvaga bari bubifate gute koko ke? Undi ati umva njye sinari nzi ibirimo kuba, twakomeje gufana birangira ikipe yabo idutsinze ibitego 3-1. Nuko niko kunshimira ati wakoze kumfasha kubatsinda. Ayo magambo yari aherekejwe n'inseko ituje, nanjye n'amasoni menshi ndamushimira, niko kwibwirana duhana utunimero twa telefone. Muro sinkubeshya iryo joro naraye ntasinziriye, naraye nibaza umusore twahuye bwa mbere, nkibona nataye umurongo ku buryo butigeze bumbaho na rimwe mu buzima. Naraye nshaka kumuhamagara ngo mubaze niba yagezeyo amahoro. Undi mutima uti wa mwasama we uri mu biki? Umva sinkubeshya sinari nkibuka ko Cyuzuzo abaho, ahubwo nahoraga nitekerereza Kenny. Yitwaga Kenny Kenzo. Amazina numvishe nayo akanyongerera kwibaza kuri uwo musore udasanzwe kuri njye. Ntibyatinze aza kunyandikira kuri interineti ambaza amakuru yanjye, si njye warose mbona ubwo butumwa bugufi. Twakomeje kwandikirana yewe turushaho kumenyana birambuye. Muri ibyo biganiro twagiranaga yaje kumbaza niba mfite umukunzi. Umukobwa muzima ndamukanira nti ntawe rwose, sinibuka ko Cyuzuzo twari inshuti, kuko sinkubeshya sinari nkimubonamo nk'umukunzi. Kenzo yampaye urukundo ntigeze kubona, numvaga isi n'ijuru ari ibyacu twembi. Hashize ukwezi nafashe gari ya moshi njya kumusura ku ishuri yigagaho mu wundi mujyi. Twari dukumburanye cyane maze turasohokana turishimana nk'abandi bose bakundana. Turasohokana tujyana kubyina ndetse no kureba amafilme yari agezweho muri icyo gihe cyacu yitwaga Titanic. Ntibyatinze urukundo rwanjye na Kenzo rukomeza gukura, yewe Cyuzuzo nawe abona ko natangiye guhinduka rwose. Gusa kubera ukuntu yajyaga amfasha mu masomo rimwe na rimwe, sinigeze mwerurira ko hari undi muntu nkundana nawe. Umunsi umwe rero Kenzo aza kumenya amakuru yanjye ko hari undi muhungu dukundana twigana. Agerageza kubimbaza ariko ndamuhakanira. Kenzo yigaga afite n'akazi, yakoraga uko ashoboye kose akamfasha mu bibazo nabaga mfite ku ishuri. Yari umuhungu ufite urukundo kandi arugaragaza mu buryo bwose bushoboka. Numvaga ntamuheba kandi numvaga ntaheba Cyuzuzo kuko nawe yansobanuriraga amasomo twigaga cyane ko yari umuhanga. Umuro nanjye nari narabuze ayo nshira n'ayo mira kuri abo bahungu bombi, kandi ndumva nawe neza aho ugeze mu nzira y'amayira abiri, aho urimo kwibaza uri buhitemo hagati ya Sugira na Mbabazi. Reka nkomeze uraza kumva ahari isomo. Umunsi umwe rero Kenzo aza kumenya ko nasohokanye na Cyuzuzo, abibwiwe n'inshuti yanjye twiganaga nari narabahuje. Nuko agerageza kumpamagara ambaza niba ibyo yumvishe ari ukuri. Nanjye ndamutsembera ndamuhakanira. Naho yari yabonye amafoto twasohokanye na Cyuzuzo, aho twari twirekuye twifotoje bihagije. Naho njye sinkamenye ko ya nshuti yanjye y'umukobwa byose yari yarabimuhaye. N'agahinda kenshi Kenzo yambwiye amagambo akomeye cyane ntazibagirwa mu buzima bwanjye bwose. Ati muvandimwe nkunda Keza, nagukunze kuva wa munsi nkebuka nkakubona iruhande rwanjye, wa munsi turi kogeza umupira. Naguhaye ibyanjye byose n'umutima wanjye wose nta na kimwe nizigamye, ariko wowe wari ufite imitima ibiri, wowe wahaye njyewe n'uwo wahaye Cyuzuzo. Niba rero warahisemo kudukunda twembi, nyemerera ngo usabe ikintu kimwe gusa, uzaduhamagare twembi twicaze maze utubwire ko udukunda twese. Bitabaye ibyo
ndamuhariye kuko umutima wagukunze ntiwakwihanganira kukubangikanya n'undi musore uwo ari we wese. Yongeraho amagambo akomeye ati umunyarwanda yaravuze ngo uwo ukunda uramwitangira. Nanjye ndakwitangiye kandi mpariye Cyuzuzo. Uzakunde kandi uzakundwe ntuzababare. Shamuru, kuva uwo munsi Kenzo yansezeyeho, nta telefone, nta butumwa bugufi, nta kabaruwa gaturutse iwe, nta bufasha ubwo ari bwo bwose yongeye kumpa. Guhera uwo munsi nibwo nahaye agaciro gakomeye urukundo yankundaga. Uko igihe cyashiraga niko narushagaho kumukumbura, nkagerageza kubyikuramo ariko bikanga. Nageragezaga kumuhamagara ariko ntanyitabe. Yanabikora akambwira ko nta mwanya afite wo kuvugana nanjye. Muro, sinkubeshya, icyuho cyo kumubura nakirwaye ubuzima bwanjye bwose. N'ubu tuvugana ndacyakiyumvamo. Niho nibutse umugani uvuga ngo umenya agaciro k'umuntu ari uko atagihari. Nyuma yaho nagerageje kugarukira Cyuzuzo, nawe nsanga ibyanjye yarabimenye, nawe ahita anyanga. Nsubiye kwa Kenzo ngo byibure mubwize ukuri kose maze musabe imbabazi, nawe antera ishoti. Umva, kuva icyo gihe nibwo namenye isomo ry'urukundo. Nyuma y'ibyambayeho nagerageje gukundana n'abasore benshi barampemukira. Ibyo byose byanyibukije ko nabonye izahabu nkayita mu byondo ikaribatwa n'ingurube. Mpora nicuza igihe nataye n'ubuhemu nagize. Nyamara burya koko igihe cyatakaye ntikigaruka. None rero nshuti yanjye murungi, ndabizi uraremerewe kandi ufite byinshi ku mutima. Nshobora wumvishe ibyanjye n'ubuhamya bwanjye mu by'urukundo. Ubu ugeze aho nari ngeze mu minsi umunsi Kenzo na Cyuzuzo bampitishagamo guhitamo umwe muri bo, nkabura ayo nshira n'ayo mira. Nyamara nkazarira nkazindara, nkibuka ibitereko nashishe. Ubu mpora nsaba Imana ngo uwampe amahirwe ya kabiri, sinakongera gukora ikosa na rimwe. Muvandimwe, ubu naje kumenya ko ibyo abantu benshi duha agaciro aribyo tubasha kubona, bigatuma tubasha kureba ejo hazaza. Ku buzima bwacu n'abo dukwiriye guhitamo. Burya iyo utarababara ntube wari waha agaciro ububabare buba ku bandi. Ubu nahisemo kutagira umuntu nakongera gukinisha umutima we, kuko nzi neza ko haba hari benshi bakundana nawe nabo bakamukunda, maze bakanyurwa n'uburyohe bw'urukundo. Ibyo nabimenye nyuma yo gukunda nanjye bakampemukira. Nibwo numvishe agaciro ko gukunda no gukundwa, kuko igihe kimwe nasanze uwo uhemukira umunsi umwe nawe uzahemukirwa ukabibona. Umunsi umwe uwo ukunda atazabiha agaciro maze atwarwe n'abandi. Shamuru, birababaza. Ndahamya ntashidikanya ko nawe wumvishe ibyanjye bikakubabaza, ariko ndahamya ntashidikanya ko nawe wambabarira, nubwo bitoroshye. Mwana wa mama rero, ni wowe wo kureba igikwiye, ugakunda ugukunda, kuko ukunda ashobora kuba akunda abandi, kandi burya ushobora kwirukira ugasiga ugusanga, nawe ukazicuza ubuzima bwawe bwose nkanjye. Gusa ari njye sinakwibagirwa uwambabariye akemera kunkunda nuzuye ibikomere, ntabasha kumukunda uko bikwiye, kuko bene uwo ibyo wakora byose arakubabarira, kuko aba azi neza ko udashyitse kandi uhorana intege nke. Umurungi yikije imitima, nuko aramubwira ati nakumvishe muvandimwe, kandi burya ubwira wumva ntavunika. Kubita imfubyi ntuyibwirize kurira, ahubwo reka dutahe dore burije, ndasanga Cyuma yasinziriye. Gusa urakoze kuntega amatwi, uri inshuti nziza. Inama zose ungiriye ziziritse ku mutima. Ubu Mbabazi azaza muri iyi weekend, aje kumbaza ibibazo ntafitiye ibisubizo. Gusa ubu ngiye gushyira buri kimwe cyose ku murongo, ku buryo azaza rwose namaze gutora
igisubizo gikwiye ubudasumbwa. Nuko barahaguruka barataha. Tugeze ku mpera y'iki gice cya munani. Ni igice kirekire ariko turangiza buri gice tukirangiza dufata umwanya wo kubaza ibibazo bitoya. Nawe ukurikiye kino kiganiro reka nkwibarize, ese ari wowe wabyitwaramo gute? Umurungi azemere Sugira wamuhemukiye nubwo bafitanye umwana? Azababaze imbabazi se wumvishe ibye maze akababazwa nabyo akongeraho kumugirira imbabazi? Ese guhemuka ni byiza nubwo waba warahemukiwe? Ese ari wowe wababaza uwakubabariye? Gukundira umwana ku wundi? Gutendeka? Ese ibyo hari inyungu bigira? Uramutse ari wowe Keza wagishijwe inama kuri ibi watanga izihe mpanuro? Ni wowe ndimo kubaza, wowe udukurikiye. Ni byinshi wumvishe inama umurungi yagishaga Keza n'inama Keza yamugiriye yifashishije urugero rutandukanye. Ndagusaba rero kuzakurikira igice cy'inkuru, igice cya 9 cy'inkuru Ikiguzi cy'imbabazi, kugira ngo uzumve ese Mbabazi naza muri iriya weekend ni iki umurungi azamubwira. Azamubwiza ukuri? Ibyo agiye gushyira ku murongo by'ibibazo Mbabazi yibaza nawe atazi ni ibihe? Kurikira igice cya 9 cy'iyi nkuru. Turabakunda cyane. Ciao.